mwabibonye twerekeje mu makuru avugwa mu mikino. Abakina umukino witwa pickleball mushya mu Rwanda bo bahamya ko uyu mukino muri iyi minsi uri kugenda umenyerwa kandi ukitabirwa n'abantu benshi. Uyu mukino ufasha cyane mu gice cy'imitekerereze ya muntu. Abawukina bakaba banashishikariza abatawuzi gutangira kwimenyereza, hanyuma nabo bagatangira nyine kuwukina urwego rwo kumenya ukanabafasha muri iyo mitekerereze. Ibyo uyu mukino mushya reka tubyumve mu nkuru ya Cedric Irakoze. Pickleball ni umukino ukunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukino wamenyekanye cyane kuko umubare munini w'abawukina ari abageze mu za bukuru. Mugisha Zakari ni umwe mu bawutangije mu Rwanda. Avuga ko igitekerezo cyo kuzana mu Rwanda yakivanye mu kwigira ku bindi bihugu mu mahanga ndetse n'ubushakashatsi yakoze nyuma yaho. Pickleball ni umukino mushyashya mu Rwanda uri combined, uvanze na tennis cyangwa table tennis. Ni umukino mwiza cyane cyane ku bantu bari hejuru y'imyaka 50 cyane ariko n'urubyiruko narwo rurawukina kuko bari kuwukina cyane. Icyo nawe cy'ingenzi ifasha abantu ku bwonko, ni nawe mpamvu ngiye mwita umukino ukangura ubwonko. Ariko pickleball yo aho itandukana n'indi mikino nuko pickleball kuyiga bisaba iminsi 2 yonyine. So turacyafite imbogamizi zo kubona aho twubaka ibibuga no kubona ibipapuro bikenewe kugira ngo federasiyo yo hejuru ku rwego rw'isi nimbariho na fund bagomba kuduha babe baziduhereza. Twabasaba ko batworohereza kubona ibipapuro kuko nk'ubu hariho tournaments ziri muri Kenya, twebwe ntago dushobora kuzitabira kuko nta gipapuro cyemeza ko dufite federasiyo hano, kandi urabona abantu tumaze kugera mu bantu 150 bazi gukina uyu mukino neza. Abakina uyu mukino bavuga ko uyu mukino wa pickleball ari mwiza cyane, haba ku buzima bw'umubiri ugaragara inyuma cyangwa se ubuzima bw'imitekerereze y'umuntu, kuko uyu mukino uruhura mu mutwe cyane. Maze amezi 2 nkina, naje mfite ibiro 74, ubu nsigaranye ibiro 69 mu mezi 2 gusa. So uyu mukino rero utuma ukoresha umubiri wawe wose, uzana ibyuya nk'umusportif nyine. Yuri kuwukina udashaka gutaha, nshobora kuza nka saa 3 nzi ngo nataha saa 6 bikarangira nta saa 10. Nubwo uyu mukino ukinwa mu Rwanda, abantu benshi ntibari bawumenya. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye kimwe mu bigo bitera inkunga siporo muri rusange gishyigikira uyu mukino. Bakaba bari kubaka ikibuga ndetse bakaba banateganya kubaka ibindi bibuga bitewe n'uko uyu mukino uzagenda witabirwa. Tumaze kubona rero ko bikenewe kwimfasinga uyu mukino wa pickleball, byabaye ngombwa ko twinitiate igitekerezo cyo kubaka ikibuga kugira ngo turebe uburyo customers batugana nabo bashobora kubona amahirwe yo kumenya uyu mukino. Hanyuma biba ngombwa ko turimo kucyubaka, nkuko mubibona turi muri finissage, turi kuri final phase ya branding. Ibikoresho twamaze kubitumiza, amarakete, imipira ndetse n'amafire kugira ngo dutangire noneho dukore mu buryo official. Umukino wa pickleball umaze kugera mu bihugu 13 byo muri Afrika n'u Rwanda rurimo. Abanyarwanda bawukina ni 1000 naho abanyamahanga bagera ku 2500. Yes, nkuko mubibona rwose umukino wa pickleball ni umukino woroshye cyane gukina, kandi abawukina bavuga ko ufasha ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Cedric Irakoze, i Kigali.